ubwo nyine bazi ko bamuhimye. Barangije gaze ye yamaze kuyifunga, ahubwo aho kugira ngo adiringe n'ibihugu by'Uburayi, ariho atangira adiringa n'Ubushinwa, adiringa n'Ubuhinde, adiringa na Korea ya ruguru, adiringa n'ibihugu nka Brazil, adiringa n'ibihugu nka South Africa biri muri BRICS. Hanyuma rero gaze yiwe Abahinde bakajya bajya kuyigura mu Burusiya, bamara kuyigura mu Burusiya bakayisubiza kuyigurisha Abanyaburayi babandi bafunze umubano n'Uburusiya, bakabaye bayifatira hafi ku miyoboro ya hafi, bakajya kuyigura n'Abahinde bayikuye mu Burusiya ku giciro kikubye gatatu. Bavuga ko Putin buriya ntabwo atangiza intambara ntiyari agamije gutwara igihugu cya Ukraine, n'ubu kandi ntabwo ariyo target afite. Target yari afite yari kukidestabiliza, kigatakaza equilibre, noneho we akajyamo gufata ibyo ashaka gufata, ntawe umuhagarikiye. Uriya amabuye y'agaciro ya Ukraine kabisa ni nk'aya Kongo hirya hano. Inguzanyo rero y'intwaro ibimaze iki? Inguzanyo y'intwaro igihugu nka Kongo kirimo kugura ni intwaro zijya kwica abaturage bacyo, ni intwaro zijya gusenya, nubwo ntacyo basenya, nta hubatse hahari, ahubwo ugasanga abaturage batandukanye, abakongomani batandukanye mo bavuze induru bacecekesha abanyamurenge barimo guhuruza muceceka. Ni nko kwa kundi ushobora kuba barimo nko kunigira mu nzu iruhande rwawe bagacomeka radio kugira ngo abaturanyi batabumva batabare. Ni nk'ibyo ngibyo bakongo bafite induru kabisa, no ku mbuga nkoranyambaga abakongomani bazi kuvuga, kandi bafite amarigima niyo baba bazi ko barimo kubeshya, baba bafite kabisa ingingo. Urumva urimo gusoma utazi birimo kuba, wahita uvuga utaha abantu kabisa, ubundi abo bandi barimo biki. Baravuga bati Minembwe se ubundi Minembwe ni igihugu kiri muri Kongo, kari igice cya Kongo, kuba ingabo za Kongo zahakontorora icyo ni ikibazo. Kuba donc leta ya Kongo yaza kwirukana inyeshyamba ziri muri ako gace, ibyo byaba ari ikibazo ku mutekano wa Minembwe ushinzwe ubutegetsi bwa Kongo. Ingabo za Kongo ariko zishinzwe kuwucunga. Abo bantu bari n'ingenga bitekerezo bafite n'umutima mubi, bafite n'uburwayi, bafite ikibazo gikomeye, ariko bafite n'ubugegera rwose. Mbonereho nsubiza abakomediye bose bari muri kino gihugu no hanze yacyo, ariko badigasa umuntu abahe. Tubahaye ikaze abakunzi bacu mwese, aho muri hose abadukurikira ku mbuga ya Feza, turabashuhuje. Uyu mugoroba ni wa mwanya mwiza twongera guhura tukaganira, tukibukiranya ibiba byaranze uwo munsi, tukabwirana amakuru aho twiriwe hirya no hino. Turabashuhuje cyane rero, aba biriwe mu kazi, baba abakorera abandi, baba abikorera, abakora business, abashumba, turabashuhuje cyane. Abashumba mukomere, baba baragiye izabo, abaragiye iz'abandi, byose ni ukuragira. Turabashuhuje rero, tubahaye ikaze. Turabizi ko mudukunda muri benshi, turabizi ko mudukurikira, twishimiye kongera kubana namwe mu mugoroba. Hari byinshi rero byo kuganira, hari byinshi byatambutse, aho mwiriwe, aho twiriwe. Rero nyine ni wa mwanya tubanyuriramo, benshi baba biriwe mu kazi, bari bize, batabonye umwanya wo kureba hirya no hino amakuru yatambuka. Rero turahababereye kugira ngo tujye tubamenyesha, tubabwire uko byiriwe, uko ku isi bimeze, uko mu Rwanda byiriwe bimeze, uko hirya yarwo byiriwe bimeze, ndetse no hakurya cyane, tukabamenyera uko byiriwe byifashe. Tubahaye ikaze rero, karibu tubane. Uyu munsi hari amakuru atandukanye. Nkuko bisanzwe umukino w'amagare watangiye ku cyumweru wakomeje. Uyu munsi wakomeje agace ka gatatu, bakomeje bahaguruka mu karere ka Musanze, umujyi wa Musanze, berekeza i Rubavu. Uyu mukino w'isiganwa ry'amagare rero udakomeje kugendekera neza abahungu b'u Rwanda, kubera yuko kugeza ubu ngubu ntawe uratwara aka etape na kamwe. Uwari warayatwaye etape ya Kigali Musanze n'ubundi niwe wongeye kwitwara, kandi umunya Australia, Brady, uyu ni umunya Australia, akaba atwaye etape ebyiri zikurikiranye. Uyu muhungu arakomeye, cyangwa se umugabo, ubona ko ntakiri umwana cyane, afite experience, afite ubwose, urabona ko abishoboye. Nta wavuga ko aba atwaye izi etape azimerita, ntabwo yababeshye rwose, aragaragara nk'umuntu ubimerita. Rero yongeye atwara aka etape ka Musanze Rubavu. Ubwo nyine ni amahirwe ari kugenda agabanuka ku Banyarwanda, kuko kugeza ubu ngubu batarayitwara n'imwe, kandi baragenda basigara inyuma n'ubundi iminota. Ariko nyine ibyiza biri imbere, hacyari izindi etape zigera kuri 5. So amahirwe masa rero bakomeze bagerageze, wenda mu minsi iri imbere bazadutungura, turabiteguye cyane. Gusa tuzi neza ko abaturage barimo kwishimira amagare kweri ku muhanda, abaturage baba buzuye, ibyishimo ni byinshi. Ariko noneho hari n'utundi dushya twaranze iri siganwa ry'amagare. Abantu nyine burya abantu bishimira ibintu bitandukanye.
hari bamwe bishimiye yuko ngo amakampani murabizi ko muri uyu mukino w'amagare amakampani atandukanye aha akazi abantu kugira ngo bamamaze ibikorwa byabo, haba harimo amakampani yateye inkunga irushanwa. Ubwo rero iyo irushanwa rirangiye buri kampani bifite haba hariho ibihembo biri gutangwa, hakaba ari nka kampani yatanze icyo gihembo cyangwa yateye inkunga icyo cyiciro ikajya gutanga ibihembo, nyine haba harimo abagomba kuyamamariza. Byigeze no gutera impaka mu bihe byashize, abantu barimo kwibaza gusa aba bantu barimo baramamaza ibikorwa cyangwa baramamaza inkumi zabaye inkumi zo mu magare. N'ubu rero za nkumi zagarutse zirahari mu magare, inkumi nziza cyane. Ariko noneho uyu munsi habonetse agashya mu nkumi zahawe akazi n'amakampani ari muri Tour du Rwanda, haje kubonekamo kampani imwe ngo yahaye akazi abakobwa ngo bagufi. Mumbaze niba koko baragiye gupima bakajya bareba bagufi bakareba bafata, ariko nyine wari urimo kwishimira yuko ngo hari nyine wabibutse ngo yibutse abakobwa bagufi, nuko nabo abaha akazi kandi ngo nibo bonyine yahaye akazi. Ubwo nyine niba atari joke bateraga, cyakora koko nanjye nababonye mbona atari barebare cyane, ariko kandi kuko abantu bazi kwitegereza kugira ngo umuntu ajye kureba abone ko iyo kampani yaharinze abantu bagufi bonyine. Ntabwo mbizi, cyangwa asanga ari nuko twarebaga mu mafoto wenda bahagaze ari bisumbuyeho. Ariko nyine kuba yabibutse, ubundi tuba tubona amarushanwa atandukanye gusanga barahamagara abanyarwanda bakunda kwita ngo ni inzego, abakobwa b'inzego barebare cyangwa se babona abahungu barebare bashinguye bagaragara, nyine akaba aribo baha akazi. Ariko nyine ubu niba hari kampani nyine yabonye ko n'abagufi nabo bashobora gukora kandi bashoboye rwose, big up, mwakoze igikorwa cy'abagabo. Turabashimiye cyane rero kubera iyo mpamvu, tunabashimire mu izina ry'uwo nguwo washimiye ko mwabibutse, kandi rwose mukomereza aho ngaho, mujye muha akazi n'abandi nabo bashobora gukora wenda batabona ayo mahirwe ariko babishobora. So iby'amagare rero nuko byagenze, ariko isiganwa ry'amagare rirakomeje kugeza ku cyumweru. Uyu munsi nk'uko bisanzwe nimugoroba twavugaga ibya Volodymyr Zelensky, perezida wa Ukraine, uburyo yinjiye mu ntambara, ibihugu byinshi bitandukanye bimwizeza imfashanyo, bimwizeza kumuba hafi, ariko ubu ngubu bikaba byamaze kugaragara yuko nta gihugu na kimwe kimuri inyuma, ahubwo ibihugu birimo birateranira kumugabana, buri cyose kirashaka ibyo bamwizezaga ko ari inkunga, uyu munsi byabaye inguzanyo, barifuza ko abishyura kandi batarabivuganye mbere ko agomba kubishyura. Noneho rero twahoze tuvuga yuko Amerika, perezida wa Amerika Donald Trump ndetse na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin bari bibereye muri deal yo kuba bagabana Ukraine, amabuye y'agaciro ya Ukraine. Deal rero yaje kuba deal magorwa. Zelensky abura uko abigenza, yemera deal kuko yabonaga ko n'ubundi ibyo yose yabonaga ko nta rindi herezo, yarangije manda. Zelensky nta cyizere cy'uko azongera gutorwa. Trump yamubwira ati uri umudiktateri wanze no gutegura amatora, se yamubwira ati ndategura amatora mu ntambara. Nyine wasanga nawe yarakuyeho isomo kuri ba banyafurika bakunda kubyitwaza ntategura amatora, ariko nyine ibibazo byo yarabirimo. Rero yaje gusanga hari atazabivamo, nta kundi azabigenza, nta kundi byakemuka. Yemera iyo deal ya Amerika gutwara amabuye y'agaciro, kubishyura amabuye y'agaciro angana n'amafaranga bamwishyuzaga, angana n'ibyo bavuga ko bamugurije kandi baramuteraga inkunga, ariko nyine byaje guhinduka inguzanyo, hanyuma babyishyura, bemeranya ko azabishyura hariho inyungu. Birashoboka ko rero umuntu uzishyura, umutegetsi uzishyura ibyo ngibyo Ukraine igomba kwishyura Amerika azaba atakiri Zelensky, kuko nta cyizere gihari ko azongera gutorwa, nta cyizere gihari ko azakomeza kuyobora, ndetse hari n'abavuga yuko atitwaye neza ashobora no kuhasiga ubuzima, ariko Imana imurinde nta wakatakaza ubuzima. Ariko kandi muri iyi deal si Amerika gusa irimo gutwara, ahubwo Uburusiya nabwo bwabaze kubonaho agace kabwo icyo bwarwaniraga. Abasesenguzi bakurikiranye hafi intambara y'Uburusiya na Ukraine bavuga yuko buriya Putin iriya ari imibare yari afite kuri iriya ntambara, we yarayikarikiriye neza, aritonda, arayitangiza. Amaze kuyitangiza ni nka kwa kundi ubuzi inzira za panya muri karitsiye, uri gusiganwa n'abantu, cyo tubona amasiganwa yo muri karitsiye atari guided, adafite umurongo. Noneho ugasanga nk'umuntu abandi bafashe umuhanda barirukanse wenda n'ahantu hareba bari bwiruke, ariko akabaza utuyira twapanya,
agahita aca nko ku gasozi cyangwa agakata nko muri karitsiye ku buryo abandi bajya kugeraho ku murongo wa nyuma aho barangiriza urugendo, we yicaye yaruhutse abategereje. Ni nk'uko nguko rero byagendekeye Putin, nk'uko Putin yabigenjeje. Karitsiye arayizi, ikibuga aracyumva. Intambara itangira, Putin yavugaga yuko adashaka igihugu gituranyi kiri muri NATO cyangwa muri OTAN. Niyo mpamvu yateye Ukraine, kubera ko Ukraine yashakaga kujya muri OTAN cyangwa se muri NATO. Ariko noneho intambara Putin muri intambara igiye irarangira, harimo afitemo inyungu cyane, nizo nyinshi, ariko nanone harimo ibisa nk'ibitaragenze neza ku ruhande rwa Rusi. Abantu bapfuye muri Ukraine, ubuzima bwaratakaye, ibikorwa remezo byarangiritse. No ku ruhande rw'Uburusiya abantu barapfuye, ibintu biranangirika. Abajenerali twajyaga twumva abajenerali ushinzwe ubutasi ngo bamurashe, ngo indege ngo byagenze gutya. Abantu batakarije ubuzima, kandi abantu bakomeye basizemo ubuzima muri ya ntambara. Ukraine ariko niyo yatakaje byinshi. Uyu munsi abasesenguzi bakurikiranye cyane kandi bumva bafite amakuru cyane ya kariya gace, bavuga ko Putin yabaye nk'uwo mwana wo muri karitsiye, uzi karitsiye, hanyuma ahita anyura ku Rusi, aragenda yicara ku murongo w'inyuma arabategereza. Ategereza biriya bihugu by'i Burayi bya Union Européenne byari biri muri NATO, biri kumwe na Amerika. Usiye ko Amerika nta byinshi yahombaga, yoherezaga imbunda izibara. Buriya Amerika nayo isa nk'iyabateye umubare, ariko ibihugu bisa nk'ibyahombeye muri iyi ntambara ni ibihugu by'u Burayi. Igihugu nk'Ubufaransa ntago byoherejeho abasirikare babyo cyangwa byoherezeho bihombe nk'uko byagenze ku ruhande rw'Uburusiya n'urwa Ukraine, ahubwo byo byahombye mu rwego rwa diplomasi cyangwa se muri politiki y'ibyo bihugu. Dufata nk'urugero nk'Ubufaransa. Ubufaransa uyu munsi Macron afite abaopozisiyo biwe baramuhagurukiye kabisa, kuko kugeza ubwo yumva nta handi ahagaze, agomba kujya kwisunga kuri Trump kugira ngo amufashe, kugira ngo nibura azagire icyo arokora ku mafaranga menshi yashoye mu ntambara ya Ukraine. Kuko abaturage be n'amashyaka ya opozisiyo bamubwira ati washoyemo amafaranga menshi kandi nta kintu tugiye gukuramo. Ubudage ubu ngubu ishyaka ritari ryari riri ku butegetsi ryamaze gutsinda amatora, ni ukuvuga ngo uva muri iryo shyaka niwe ugiye kuba ayobora Ubudage. Mu gihe nyamara Ubudage bigaragara ko ibyo bwatanze muri iriya ntambara bisa nk'ibyabaye imbarutso yo kuba izi mpinduka zose zirimo kuba. N'ibindi bihugu by'u Burayi birimo bagenda bigaragaza ibihombo, bigira ibihombo. Rero Putin we yamenye ubwenge. Intambara igitangira mubyuka ko bamufatiye ibihano. Bamaze kumufatira ibihano, iyo bafashe ibihano bafata bya mbere n'iby'ubukungu. Gufatira ibihano by'ubukungu igihugu nk'Uburusiya bari bazi ko kigiye kujya down, kigatakaza agaciro, donc kikabura stability. Ariko Putin w'intambara asaga nkaho yayiteguye, aragenda. Afite gaze nyinshi Uburayi bukoresha ituruka mu Burusiya. Hanyuma arangije bamaze kumufungira amayira, bafunze amabanki, bafatira imitungo yiwe, bafunze ibyinjira n'ibisohoka mu Burusiya, n'abafunga gaze. Nguguhima atiretse, sinzi ukuntu Abanyarwanda bajya bavuga, ubwo nyine bazi ko bamuhimye. Barangije gaze ye yamaze kuyifunga, ahubwo kugira ngo adiringe n'ibihugu by'u Burayi, ariho atangira adiringa n'Ubushinwa, adiringa n'Ubuhinde, adiringa na Korea ya Ruguru, adiringa n'ibihugu nka Brazil, adiringa n'ibihugu nka South Africa biri muri BRICS. Ibihugu bya BRICS byari bitanu, biraniyongera biba ubu ngubu bimaze kuba 10. Noneho ibyo yacuruzaga anahindura umuvuno w'uburyo yagurishaga. Aho bagurishaga iyo gaze cyangwa se ibicuruzwa bivuye mu Burusiya bakoresheje amadolari, barahindura bemeranya ko bakoresha ifaranga ry'Uburusiya. Ibyo byarakozwe mu bihugu by'Abarabu, abaguraga nawe bakajya bagura mu mafaranga y'Abarusiya. Ako ni agaciro k'ifaranga kaba karimo kuzamuka. Hanyuma rero gaze yiwe Abahinde bajya kuyigura mu Burusiya, bamara kuyigura mu Burusiya bakayisubiza kuyigurisha Abanyaburayi babandi bafunze umubano n'Uburusiya, bakabaye bayifatira hafi ku miyoboro ya hafi, bakajya kuyigura n'Abahinde bayikuye mu Burusiya ku giciro kikubye 3. Uko niko ubukungu bw'Uburusiya bwarazamukaga, ntacyo yahombaga. Kugeza uyu munsi ibira bihugu by'u Burayi bya Union Européenne byari bari muri NATO, bimwe byamufatiye imyanzuro, bavuga ko ubukungu muri iyi myaka 3 intambara imaze itangiye, ubukungu bw'ibyo bihugu icyazamutse kenshi kimaze kuzamukaho 1.7%. Ariko baroze ubukungu bw'Uburusiya, icyo bitira ubukungu bw'Uburusiya ku gipimo bwazamutse, basanga bwo bumaze kuzamukaho 4%. Ni ukuvuga ngo aho ngaho ibihugu by'u Burayi byarafeyirinze, Uburusiya
buratsinda. Icyo ni kimwe. Ikindi kintu Putin yarwaniraga kuba nta ntwaro zaza kuzenguruka igihugu cye ziturutse muri NATO. Ariko nyine ibyo ngibyo ntibyizewe cyane, gusa mu bihugu byagiye muri NATO nubwo yangaga ko Ukraine ijyamo nk'igihugu baturanye, ariko noneho mu mwanya wa Ukraine hari ibindi bihugu byinjiye muri NATO. Harimo igihugu cy'Uburusiya cyahoze ari igihugu kiri netre. Sintekereza ko Ubusuwisi igihugu cy'Ubusuwisi. Ubusuwisi niyo bwajya muri NATO ni igihugu uko biri kose kitapfa kwishora mu bintu by'intambara. Ibyo ari byose nyine ntawamenya uko bucya buhagaze, ariko kandi ntawavuga yuko Ubusuwisi buriswa gutera cyangwa se gutanga inzira y'aho abahungabanya umutekano w'Uburusiya baturuka. Ibyo rero bisa nk'aho ari Putin atabyungukiyemo cyane, ariko kandi still ntabwo arahomba cyane. Ikindi rero ikindi yifuzaga ni ugutwara ubukungu cyangwa se kwigabiza. Bavuga ko Putin buriya ntabwo atangiza intambara ntiyari agamije gutwara igihugu cya Ukraine, n'ubu kandi ntabwo ariyo target afite. Target yari afite yari yo kukidestabiliza kigatakaza equilibre, noneho we akajyamo gufata ibyo ashaka gufata ntawe umuhagarikiye. Uriya amabuye y'agaciro ya Ukraine kabisa ni nk'aya Kongo hirya hano. Ubwo rero uyu munsi deal ya Amerika n'Uburusiya ni ukuvuga ngo Amerika izafatamo igice cyayo byamaze kwemerwa na perezida uriho wa Ukraine Zelensky. Yavuze uko agira arabisinyira, yemera iyo deal ko Amerika izafata amabuye y'agaciro ahwanye n'ibyo bamwishyuza. Hanyuma kandi Uburusiya nabwo muri iyo deal bufitemo agace kabwo, bamaze kubonamo agace kabwo. Ubwo bya bihugu by'Uburayi bindi nabyo bizirwariza bifata ibisigaye, simbizi nabyo bizajya guteza rwaserera kuri Ukraine. Rero ngayo nguko iby'Uburusiya na Ukraine, ariko mu bigaragara intambara yo yageze ku maherezo. Yes. Minembwe rero, agace ka Minembwe mishaje twabwiraga yuko abanyamurenge bari muri aka gace ka Minembwe nyuma yuko generali wabo Makanika arashwe na drone y'ingabo za Kongo agapfa, bo bahise biyunga kuri M23 barangije bafata Minembwe. Ariko nyine bayifashe n'ubundi barayibagamo, ariko rero nyine mu kuyifata ingabo za Kongo ntabwo zishimiye. Uyu munsi numvishe barimo gutaka bavuga yuko ngo hari drone yoherejwe hejuru y'agace ka Minembwe, irimo iragenzura, nta kintu irimo gukora, irategereje. Twibutse ko iyi drone nk'iyo ngiyo ariyo yarashe muri generali wabo Makanika arapfa. Uyu munsi barimo barabona drone izenguruka hejuru y'ikirere cyabo, nta kintu iri gukora, ariko irahari irategereje. Bavuga ko yamaze umunsi wose nta kintu irimo gukora, irimo iracunga. Baba bagakeka ko rero irimo kuviza kureba amatageti y'abandi bantu cyangwa ibindi bice ishobora kuza kurasaho. Ntibazi umunsi n'isaha ibyo bintu byabaho, gusa bo bakavuga yuko ngo biteguye. Ariko kandi ni isoni, birababaje kubona nyine hakiriho kugeza uyu munsi ubutegetsi bwa Kongo butarabona ko ibintu birimo gukora atari byo kwica abaturage babwo, atari byo. Ahubwo ugasanga abaturage batandukanye, abakongomani batandukanye bavuze induru bacecekesha abanyamurenge barimo guhuruza muceceke. Ni nko kwa kundi ushobora kuba barimo nko kunigira mu nzu iruhande rwawe bagacomeka radio kugira ngo abaturanyi batabumva ngo batabare. Ni nk'ibyo ngibyo ba Kongo bafite induru kabisa, no ku mbuga nkoranyambaga abakongomani bazi kuvuga, kandi abafite amarigima niyo baba bazi ko barimo kubeshya, baba bafite kabisa ingingo. Urumva urimo gusoma utazi birimo kuba, wahita uvuga aba bantu kabisa ubundi abo bandi barimo biki. Baravuga bati Minembwe se ubundi Minembwe ni igihugu kiri muri Kongo, kari igice cya Kongo, kuba ingabo za Kongo zahakontorora icyo ni ikibazo. Kuba donc leta ya Kongo yaza kwirukana inyeshyamba ziri muri ako gace, ibyo byaba ari ikibazo ku mutekano wa Minembwe ushinzwe ubutegetsi bwa Kongo. Ingabo za Kongo ariko zishinzwe kuwucunga, ukumva nyine bafite ingingo. Ariko kandi ntabwo tuza kwirengagiza yuko aho hantu hari abaturage bamaze iminsi bicwa ubutegetsi bwa Kongo aribwo bubica, imiryango mpuzamahanga idatabara. Rero ko baragerageje kwirwanaho, uyu munsi ntabwo twabyirengagiza. Rero nibakomere, wenda M23 kuko bifatanije nayo ifite ibikoresho bihagije, ishobora kuza kureba icyo ikora ikabakiza utwo tudegedege turi hejuru yabo turimo kubazengereza, ubwoba bukagabanuka. Ariko nyine ntabwo byoroshye. Nimugoroba rero twavugaga iby'ukuntu ibihugu bikennye bifata inguzanyo mu bihugu bikize, bigafata inguzanyo zo gukora intambara. Tukibivuga wagira ngo Kisekedi yatwumvaga. Hari amakuru ataraba official, ataraba publiye ngo ajye hanze ahwihwiswa, bivugwa yuko ngo yaba yafashe indi nguzanyo y'amamiliyari y'amadolari yo kugura intwaro.
yafashe hehe mu Bubiligi. Bwa Bubiligi ejo bwaje barimo gutera induru ngo bafatire ibihano u Rwanda, bwa Bubiligi bucukura amabuye y'agaciro buyiba no mu kajagari, bwa Bubiligi nyine bumwe tuzi. Ubwo niho yafashe iyo nguzanyo. Inguzanyo rero y'intwaro ibimaze iki? Inguzanyo y'intwaro igihugu nka Kongo kirimo kugura ni intwaro zijya kwica abaturage bacyo, ni intwaro zijya gusenya nubwo ntacyo basenya, nta hubatse hahari, ni intwaro zijya gusenya igihugu cyabo, ariko kandi izo ntwaro ni inguzanyo. Iyi nguzanyo Kongo irimo gufata, ubutegetsi buhari burimo gufata, twibukiranye ko mu mateka nta mutegetsi cyangwa umuperezida watangiye kwica abaturage be ngo arame. Uko biri kose biragaragara ko Tshisekedi ari mu marembera. Rero n'abari bamaze kujya mu marembera, inguzanyo yafashwe n'igihugu, yaba yafashwe na leta y'abajenosideri, yaba yafashwe, turabizi mubyibuka se mu Rwanda, u Rwanda nibwishyuye imihoro leta yabanje yaguze yo kwicisha abanyarwanda, abatutsi mu Rwanda muri jenoside, Rwanda se ntirwayishyuye. Ubu rero na Kongo izo ntwaro zirimo kwikopesha mu bindi bihugu, izigura kugira ngo yice bene igihugu babo. Ejo perezida Tshisekedi nawe yavuyeho hakajyaho ubundi butegetsi buzababurijeho kwishyura za ntwaro zaguriwe kubarasa, kwica abaturage babo. Kandi noneho aba baturage iteka akenshi usanga inguzanyo, igihe bafashe inguzanyo agaciro yari ifite, iyo bagiye kwishyura uhita usanga byarikubye. Niyo mpamvu akenshi usanga ibihugu byinshi bihora mu myenda itarangira, cyane cyane nk'ibihugu bihoramo intambara, ibihugu bihora bihindura ubutegetsi, usanga iteka bihora mu myenda itarangira. Kubera iki? Bafata ideni, leta iyi ngiyi ifata ideni, yamara kurifata itararyishyura, abandi bakaba barayifashe, bamara kuyifata nabo bagafata irindi deni ryo kugira ngo bakavaringe bya bindi byo basaya krize basanze. Bamara gufata irindi deni bagasanga rya rindi bagiye kwishyura ririmo riyongera, nabo bakongeraho irindi naryo rikiyongera, gutyo ugasanga hari ibihugu biri mu myenda bitazapfa bivuyemo ubuzima bwose. Rero Kongo rwose ibintu byo gufata amadeni, ibihugu bya Afurika bishatse byabicikaho, wenda twengagije na Kongo n'ibindi bihugu wenda bishatse byaberaho, kuko nta gihugu kigiye gifata ideni ry'intambara ngo rigire umumaro kuri icyo gihugu, kuko iteka bene ibyo bihugu ayo madeni cyangwa se izo nguzanyo zishyurwa n'abene igihugu, batangira gukoreshwa agatunambwene, imisoro ikazamuka, ibibazo bikaba ibibazo mu baturage. Abaturage bo hasi nibo bishyura ayo madeni, mu gihe ba nyiri kuyafata akenshi rimwe na rimwe ngo baba bayashyize mu mifuka yabo biciriho bigendeye. Imana itabara Afurika bikiri mu maguru agendwa. Hariho rero izindi, mu yandi makuru yiriwe, hari inkuru rwose zitari nziza twakomeje kumva. Mu gace kamwe mu karere ka Ngoma mu burasirazuba bw'u Rwanda, hari ahagaragaye abantu ngo bateye mu rugo rw'umuturage, ngo batemagura inka 6, bamaze kuzitema basiga zimwe ziri aho ngaho, izindi ngo bazica amaguru barayatwara. Muri make abo bantu, ibintu twari tubimenyereye abantu bajya babikora bishingikirije ku ngengabitekerezo ya jenoside, akenshi bakabikorera abarokotse jenoside, ariko icyunamo kirabura ukwezi n'iminsi kugira ngo gitangire. Aba bantu bari n'ingengabitekerezo bafite n'umutima mubi, bafite n'uburwayi, bafite ikibazo gikomeye, ariko bafite n'ubugegera pe. Ubundi wenda abandi twajya tubona baza bakaza bagatema inka bakazisigonga, ariko aba ngaba badukanye kuza bakazitema kugira ngo bagaragaze ko bafite uwo mutima mubi n'ubundi basanganywe, barangiza bagakuraho n'inyama bakajya kurya. Ubwo ze nta soni bafite, ntibumva rwose bamwaye ku ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibi ni ibintu bikorwa muri iki gihe nk'iki ngiki, ntabwo ari ibintu byakabaye bikorwa. Wenda bari abajura bakiba bagatwara bakajya kuzirya cyangwa bakagira gute simbizi kugurisha, ariko ibintu byo kuza gukora ubugome nk'ubwo ngubwo, ni ukuvuga ngo umuntu uza gutemera inka mu kiraro cyayo mu ifamu ayisanzemo, agusanzemo ntabwo yakurokora, ntabwo yagusiga. Baba bashakaga abo bantu bakababura, ariko rwose biteye isoni. Uyu munsi Abanyarwanda n'ibibazo Abanyarwanda banyuzemo bose bateranye. Umunsi Umunyarwanda hageze nta hantu ugera ngo babanze bakubaze ngo uri Umunyarwanda, ngo wo mu buhe bwoko cyangwa wo mu cyekicu cyangwa wo mu gihe cyaryari. Upfa kuba uri Umunyarwanda. Tukaba turimo kubaka bene aya mateka ameze gutya, tukaba turimo kuvugaho bene izi nkuru. Uri Umunyarwanda aho ugeze hose bikugiraho ingaruka, kuko umuntu wumvishije inkuru, umuntu wumvishe inkuru z'uko mu Rwanda habaye jenoside yakorewe Abatutsi, ko Abanyarwanda bishe abandi, aho wageraga uri Umunyarwanda, ikintu cya mbere babonaga uri umwicanyi.
icyo kintu kugira ngo kijye kuva ku banyarwanda, iryo zina ribi rijye kuva ku banyarwanda, nubwo n'ubu bitararangira, byafashe imbaraga nyinshi. Uyu munsi rero abantu bagikora ibintu nk'ibyo ngibyo barahemukira u Rwanda, barahemukira abanyarwanda, nabo batiretse. Aho nako gutukana ni bibi, ariko Imana bize irabareba, kandi ntago rwose ntago bizabagwa neza. Rero rwose abantu ni bareke ibintu by'ubutindi, bareke ibintu by'imitima mibi, bareke ibintu mburi y'izina, bajye kwivuza bose barekera aho ngaho, birakabije. Ibyo abantu babonye ni byinshi, abantu barabonye, bararebye, amaso y'abantu yararushye rwose. Murekera aho ngaho, murekera aho rwose, mutangiye muba abantu, muhonoke wa mugani w'Imandwa nkuru, mutangiye mu Banyarwanda. Igihe cyageze kugira ngo mwiyubake, mwubake igihugu, mwubake imitima, mwubake ahazaza, mwubake ejo heza, mureke kwandavura rwose pe. Banyarwanda, Banyarwandakazi, aho muri hose, aho turi hose, twiyubake mu mitima, duhonoke, turokoke, dukire imitima mibi, dukire, sinzi mbuze ukuntu mbyita rwose. Ibintu ni ishyano byabuze gihanura, ariko numva Abanyarwanda bavuga. Rero rwose harageze kugira ngo abantu bisubireho. Niba ari n'uburwayi bwo mu mutwe, babarebe, abantu batangire bivuze cyangwa se babuvuze, ariko ibi bintu bikwiye guhagarara. Intambara rero ntizizashira, ibibazo ntibizashira, amakuru ahoraho buri munsi. Uyu munsi hari amakuru meza, ejo hari amakuru mabi. Ntibiduce intege, n'ubundi ejo haracyari heza, imbere ni heza cyane, kandi ugomba gutera intambwe agomba kwitera, ugomba kugira hagera, agomba kuhagera, ibyiza biri imbere. Rero dushize hamwe, twiringiye Imana, ubundi abantu nyine mukagerageza no gushaka ibibashimisha. Mbonereho suhuze Gen Z aho muri hose, munkorera umunsi kabisa. Iyo mfite umutima utameze neza, reba Gen Z comedy show, nkishima nkamererwa neza. Guys, namwe mujye muzireba, guseka ari byiza, biruhura umutima, guseka ari byiza, birafasha rwose. Mbonereho nsuhuza abakomediye bose bari muri kino gihugu no hanze yacyo, ariko badi Gasumuni abaheye, umuntu Gasumuni nawe ndamushuhuje cyane rwose, arakumbuye mu Rwanda. Rero mugerageze mubeho neza rwose. Ubuzima ni butoya, nta mpamvu yo kubaho muzinze iminya. Mwishimire uyu munsi ko habaye, mwishimire ko harangiye, mwishimire ko ejo hazaza, kandi tutanahagera abakristo baravanga heza ni mu ijuru. Turabashimiye cyane n'abadukurikiye, ababanye natwe. Amakuru nakagaruka ku mbuga ya Feza, ni karibu cyane, mugore subscribe, mudushyigikire, mukore like, share, mushyira amakomantere, dukomeze twiganirire, tubeho neza, duhugurane, twungurane ibitekerezo rwose, dukabukira abo ngabo bitwara nabi, kandi tugerageza kugirana inama y'ibyatwubaka. Turabashimiye cyane rero ku mbuga ya Feza, ni karibu iminsi yose. Naheje, bye bye, love you so much. Though the girl is cute, yeah, my jean, my girl, my all look yellow coat, incomparable, yay. Oh, you shine so bright, little girl, so pure, so true. Mama's there for you, lovely bow, you bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we adorable, bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we want more. Smiling wide, you glow, yellow like the sun, so free in this world. Your love, lovely bow, just be bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we adore bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we want more. Every step you take, every word you speak, lovely bow you make our hearts skip a beat. Bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we adore bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we want more. You glow, yellow like the sun, so free in this world. Your love, lovely bow, just be bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we adore bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we want more. Lovely bow, we adore.
Every step you take, every word you speak, the lovely bow you make, our hearts skip a beat.